bijyanye n'insanganyamatsiko turiho ivuga iti ese guterwa inda no gutera inda ku ngimbi n'abangavu ese mubona biterwa n'iki? Yes, turi kumwe rero, turacyari kumwe na Uwase ndetse na Asumani. Tugarutsiraho mu kiganiro neza cyane. Abantu barakomeza kutubaza byinshi bitandukanye, mwohereza ubutumwa bugufi, haba guhamagara, byose turabyakira neza cyane, ibintu bikomeza bigende neza. Rero abatumirwa baratubaza ngo ese rwose abo bantu turi kumwe nabo ni fresh, turabishimiye kandi bari kubikora neza. Yes, namwe rero turabashimiye. Yes, rero reka tugaruke ku mutumirwa wacu Uwase. Akaba nyine nk'ibisanzwe hagarariye abari n'abategarugori muri iki kiganiro. Bakomeje kugenda batubwira ati hari igihe kwishora mu ngeso mbi, abakobwa bagaterwa inda, babiterwa n'ubukene bw'ababyeyi cyangwa se amakimbirane cyangwa se kutanyurwa k'urubyiruko cyangwa se n'ibindi byinshi bitandukanye. Turaza rero tubaza Uwase, ese iyo ubona urubyiruko rw'iki gihe ukabona rwose barishora mu ngeso mbi, ukabona basabye wenda ibintu iwabo bakabibura, ese ubona igisubizo ari ukujya kubishakira mu ngeso mbi, mu busambanyi, mu kwifata nabi, mu kunywa ibiyobyabwenge bagakuramo izo nda zitateguwe? Ese ubona ari cyo gisubizo? Ese ubona ababyeyi baba babibimye babifite cyangwa se ubona babibima batabifite? Igisubizo ni ukubishakira muri izo nzira zitari nziza. Ese wowe ubibona ute? Murakoze. Njye nabwo igisubizo mbona ko gukemura ikibazo ari ukwishora mu ngeso mbi. Hari ibyo tuba dukeneye ku babyeyi biba ari iby'ingenzi ko tubona. Iyo tutabibonye ntabwo biba bivuga ko ari ukujya kubishakira mu basore cyangwa mu bagabo. Ushobora no gukura amaboko mu mufuka wo ku giti cyawe ukabyishakira. Yes, ese iyo ubonye nk'umukobwa, ukabona umukobwa nyine wenda akeneye kwambara neza, akeneye kurya neza, akeneye kwiberaho ruzungu, ariko iwabo mu by'ukuri badafite ubushobozi bwo kumugurira ibyo ngibyo, ese ni iki uretse muri izo ngeso mbi? Nehe handi wamubwira wenda se si wamugira inama yo kunyurwa, cyangwa se wamubwira ati ubuzima mubayemo nyine ni ubwo ngubwo bwakire gutyo? Ese wamubwira agakura amaboko mu mufuka? Ese ni iki wamubwira kugira ngo yirinde ziriya ngeso mbi no kwirinda kwandagara no guterwa inda zitateguwe? Inama namugira ni ukunyurwa n'ubuzima abayeho, ntarebe mugenzi we ngo abayeho neza, yambara neza, yisiga amavuta ahenze, ngo yumve ko nawe ari byo yabona. Ugomba kunyurwa n'ibyo ufite. Nimba ari nk'urugero ufite imyenda mike, ubona mugenzi wawe afite imyenda myinshi, ugomba kunyurwa nabyo, kuko ntabwo uba uzi ahantu aba akura amafaranga yo kugira agure ibyo akeneye. Ashobora kuba yakura wenda mu bagabo cyangwa akura amaboko mu mufuka akigurira buri kimwe, nawe ukumva ko wabaho mu buzima bwo kana kabayeho utazi ubuzima bw'abayeho ngo ni ubuhe. Inama nagira abari n'abategarugori ni ukunyurwa n'ibyo bafite. Yes, ati ni ukunyurwa n'ibyo bafite rwose, bakirinda ingeso mbi, bakirinda agakungu, kubera ko iyo winjiye muri ibyo ngibyo ukinjira mu rubyiruko, kubera ko sosiyete ari igihe iba mbi n'igihe iba nziza. Ubwo aho ni ku ruhande rwose rw'urubyiruko cyangwa se rw'abakobwa. Turi kumwe rero na mugenzi wacu nyine w'umusesenguzi nk'uko muzi neza ku bijyanye n'imibanire n'iyingo cyangwa se mu muryango. Ubwo rero Asumani, ese turibaza uti ese ku ruhande rw'ababyeyi, ese kuba abakobwa cyangwa se abahungu bishora mu ngeso mbi bagatera cyangwa se bagaterwa inda, ese ubona ababyeyi ari uko baba bakennye koko, cyangwa ni kwa kundi bavuga ati narakubyaye ugende wirere ibyimenyere, ubwo nutifata neza birakureba? Ese ubona iyo batabonye ibyo babahereza
igisubizo mu by'ukuri ari ababyeyi bagomba guterera iyo ngiyo bakavuga ati natimenya bizamurebe ni inkumi amaze gukura. Ese ubona byagenda bite? Ese wo niye nama wagira ababyeyi ndetse n'urubyiruko muri rusange? Hicho umpashije niseme labda Kinyarwanda kidogo ili mtu aelewe. Iyo umwana aravuka akavuka nta kintu afite, iyo nta kintu afite yibaza ngo ejo hanjye hazaza mu gihe we aba atabasha kureba, avuka ameze nk'urukaratasi, igipapuro kitagira icyanditseho. Umubyeyi niwe umufasha, yaba ari gusaragura ku rupapuro, we umubyeyi afata umwana akamunyorosha urutoki amwereka umusitari. Iyo amweretse umurongo ngenderwaho n'umwana mu bitekerezo bye by'amaso abasha kureba ibyo nyina yakoze. Nongere ngaruke inyuma ho gatoya, kuba urubyiruko rutabasha kubona ibyo umubyeyi wabo abuzuriza nguko babikeneye, ndago irashobora kuba intandaro yo kuba bakwishora mu biyobyabwenge cyangwa si kugaruka mu bindi ibyo ari byo byose byatuma batagera ku ntego bifujweho n'ababyeyi babibarutse. Nongere ngaruke inyuma ho gatoya, ugawa inyuma aho ni umubyeyi. Hari ababyeyi nabo abana babo babasaba mu byo babafashamo kugira ngo babashe kuzuza mu byo bakeneye, ababyeyi nabo bakabanya kamwe kubatererana. Izo zose zikaba ari intandaro zo kuba abana bashobora kwifuza kandi bitari bikwiye. Urashobora kubona umubyeyi ataha nijoro, umwana agataha saa 12, ntamubaza ngo ese mwana wanjye ko wakitinze uvuye hehe. Izo zose ni ingaruka z'ababyeyi kutuzuza inshingano zabo kurera abana babibarutse. Murakoze. Yes, Asumani arakoze cyane rero. Asumani tukiri aho ngaho, ese ku babyeyi, tugarutse ku babyeyi, hari igihe wenda ubona umusore n'inkumi bari kumwe, wabwira nka mama wabo ukavuga ati bari abana bari gukungikana gutya na gutya, urabona bashobora kuzakora amabara, urabona batangiye kugendana nabo kwa runaka, banywa ibiyobyabwenge, bamaze abakobwa bandi babatera amada, ugasanga umubyeyi aravuze ngo amaze gukura naramubyaye, bwo natimenya biramureba. Ugasanga nyine umubyeyi ashatse kwirengagiza inshingano ze, ukagira ngo kubyara birangiriye aho ngaho, niba yarabyaye ngo birahagije, ngo mesi ibindi babandi baharera Imana n'abo ngabo batandukanye. Ese umubyeyi ugifite imyumvire imeze utyo, ese n'iki wamubwira? Uba wibagije inshingano ze, ntiyumve ko umwana niba kuko ari umwana afite imyaka aramubyaye agije mu myaka 15, atangiye kuvuga ati n'uburenganzira bwe ni inshingano ze, atangiye kwiyambika ubusa, ati yira ni imyambaro ye. Rimwe na rimwe umubyeyi akanayimugurira, ugasanga rwose umubyeyi aguriye umwana ijipo igereye ruguru, ugasanga nyine ari gutangira afite imyaka 15, atangiye kwiyambika ubusa, atangiye kwerekana ibidakene, atangiye kwerekana ibidakene. Ese umubyeyi ni iki wamubwira? Utangiye kumenyereza umwana imico mibi, hari ababyeyi bagiramo uruhare, usanga umwana batangiye kumwambika nabi, batangiye kumurisha nabi, batangiye kumuryana ahantu hatandukanye, mu mahoteli atandukanye, mu mabara atandukanye. Ese abo babyeyi ni iki wababwira Asumani? Asante sana. Narudia kwa Kiswahili, kila jambo huwa lina dosari yake. Hakuna kitu kinakuja hivyo hivyo bila kuwa na chanzo muhimu kilichosababisha hilo jambo litendeke. Analolaumiwa mara nyingi huwa ni mzazi. Yani nilirudie tena, analolaumiwa mara nyingi huwa ni mzazi. Wazazi wengi huwa kama wamezaa, lakini majukumu yao huwa hawayakumbuke tena. Yupo kikazi, lakini hafikirie mtoto wake kimazingira aliyomwachilia
yupo salama au hayupo salama. Hiyo mzazi, kuna wengi hilo wameenda mbali na hilo jambo. Ndilo maana tumekuta kuna watoto wengi wapo mitaani wamekosa kimalezi ya wazazi. Kwa mfano, mimi kama kijana au baba wa familia, nikija nyumbani nikikuta mama na baba wa magombana, huwa sivumilie. Naona nyumbani hapakaliki, labda nielekeze mitaani ili niweze kupata usalama zaidi. Lakini kumbe hata mitaani si kwamba kuna usalama, kwa sababu kuna vikundi vingi mbalimbali. Kuna wafuta bangi, kuna wajambazi, hao ndio wizi lugha inayoeleweka Kinyarwanda. So hapo ndipo tunakuja kujikuta tumepata wale watoto wengi wajauzito na vijana wa kiume kuharibika, uvuta bangi, uvuta pombe. Hiyo mzazi yeye ndiyo chanzo cha hayo matatizo yote, kutoka kwa mtoto wa kike kutoka kwenda kwa mtoto wa kiume. Asante sana. Yes, arakoze cyane Asumani rwose ku bitekerezo byiza cyane aduhaye, kandi ibintu avuze nibyo cyane. Hari ababyeyi benshi birengagiza inshingano zabo, kumva bashatse kubiterera iyo ngiyo, ugasanga ubuzima bubi bw'umwana wabo bwaturutse epfo ku babyeyi. Tugarutse kuri Uwase rwose, ese wowe iyo urebye ku babyeyi rwose bakagenda mu gitondo, wenda se nta kintu basize mu rugo, no mu kugarukaho kugira ngo baze baganiriza ababyeyi abana babo, ababyeyi bakaza ibibaga inshingano zabo, bakaza basinze bari gukubita ibintu babimenagura, ugasanga mbese babana ntibigeze babona ibyishimo mu buzima bwabo, ahubwo bahora babona imirwano y'ababyeyi babo nk'uko Asumani yabivuzeho. Ugasanga ni babandi niba baje banyweye inzoga, ubwo ibyo birahagije, ntibarita ku bana babo. Niba hari n'ibihari ibiryo ntibabiteke bihari, ariko ntibabiteke, ugasanga abana baraburaye. Ese ni iki wagira inama mu babyeyi baza basinze, barakaye, bafite imijinya, bari mu makimbirane? Ni iki wababwira kugira ngo abo bana birinde ingeso mbi, kwishora mu ngeso mbi, haba ku bana b'abahungu ndetse no ku bana b'abakobwa? Murakoze. Njye inama nagira abo babyeyi nuko bafata neza abana babo kandi bakabumva. Nk'urugero, umuntu w'umubyeyi ufite umukobwa w'imyaka 17, 18, uragenda byo kurya saa sita wamusigiye, uba uzi ko bararya, uba uri kumukururira nyine kumushora mu busambanyi. Ashobora kuvuga ati mfite ikigabo kinereta cyangwa umusore, kagende musaba amafaranga mahe saa sita kugira mu rugo turye. Ariko wabimusigiye ukajya umuha akanya nka buri nimugoroba mukaganira, nta hantu yahurira n'ibyo byose bimushuka. Yes, arakoze cyane Uwase. Ati rwose iyo ugenda nta kintu wasize mu rugo, ugasanga abana biriwe ubusa, biriwe inzara, cyangwa se ugasanga umwana aturutse mu kwezi kwa mbere yambara umwenda umwe, akagera mu kundi kwa mbere yambara umwe, ukumva ko aba ari ikibazo. Nabona umugabo hariya wifitiye ifaranga, aramwicaza mu modoka, agenda amugurira inkoko aryaho kubonane nabwo ntayibone, amugurira agafiriti karaho ngaho kameze fureshe, amuha amafaranga. Sinzi niba azashobora kuvuga ati reka, ntabwo azashobora guhakana. Niyo mpamvu rero ababyeyi tugomba rwose kubahiriza inshingano rwose z'abana bacu. Ikindi kibazo wenda bakomeje kugenda bibaza, tuki kuri Uwase, hari abantu bakomeje kwibaza, ese urabona ko hari ababyeyi basigaye bagira ikibazo, ugasanga bananiwe kuganiriza abana babo. Usanga umukobwa yari aho ngaho ariko ntabwo yisobanukiwe ubuzima ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ugasanga mbese ntabwo abizi neza. Aho naho nk'uko bagiye babivuga, hari igihe haba ikibazo atabisobanukiwe, wenda nk'umugabo runaka akagenda akamubeshya ibintu, wenda w'umubyeyi uzi neza, ugasanga umubyeyi yaragiye aricaye ari aho ngaho,
azi ibintu byinshi bishobora kuyobora umwana we mu nzira nziza, ariko ugasanga nkafite amasoni ngo umwana wanjye sinamubwira ibintu bibi ngo nibishize by'isoni ngo urabona, ugasanga ahuye n'agahungu haranze kamubwiye ibitari byo, usanga aramwoheje aramubeshye, ugasanga bya bibazo bibaye ibibazo. Ese reka Asumana twakire kugira dusubirize icyo kibazo ku bijyanye n'ababyeyi bataganiriza abana babo kugira ngo ibintu bigende neza. Ese ubona Asumana atari icyo kibazo nacyo, icyo kibazo kitariho ku babyeyi cyane cyane, ese ubona ari iki cyakorwa kugira ngo ibintu bigende neza? Asante sana kuniuliza hilo swali. Hawa watoto na wazazi wao, mimi niko pale pale. Wazazi ni lazima waogope kitu kinaitwa haibu. Haibu haizae, kitu inachokizaa ni chuki tu, hakuna kitu kingine. Wazazi waamke kulea, nirudie kuitwa baba wa familia au uitwe mama wa familia, ni pale pale utakapotimiza majukumu yako kwa mtoto wako uliomzaa. Isiwe wa kumzaa tu. Kuna wale wanalea watoto ambao lakini hawako wazaa, lakini wanaitwa ni mama ni mtoto. Hao na pia nao wanastahili wapate malezi bora kama walio wazaa wao peke yao. Nirudie tena kwa hilo swali. Wazazi ni lazima wachunge nyakati zao za kuwahudumia watoto wao na kuwakalisha wakati wowote wakija, au ametoka madarasani au ametoka shambani au ametoka mazingira ya kilimo, lazima akalishe mtoto, amjulishe kile ambayo yeye anafahamu lakini mtoto wake yeye hafahamu, ili kesho baadaye hapo inji iweze kumpata kijana atakayokuwa ni bora. Anaweza kuwa ni rais, anaweza kuwa ni bunge, yani kwa sababu malezi ya mtoto ndio ukuaji wa mtoto. Lakini naweza pale nirudi kwa mama. Kumlea mtoto wa kike, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema si jambo rahisi. Watu wengi huwa wanashindwa kulitimiza. Mtoto wa kike kumlea, ukamkuza akakomaa, ukampoza, ukampa mume, wengi hulichukulia huwa ni jambo rahisi, lakini ni ngumu sana kulitimiza. Mtoto wa kike huwa anashindwa kuwa na vitu vingi, anahitaji tamaa, na hiyo inamponza. Kwa hiyo nahusia watoto wa kike na wa kiume waache tamaa na wasikilize wazazi wao. Asante sana. Sumana arakoze cyane rero, ati rwose mwababyeyi mwe nimwe mugira uruhare runini cyane kugira abana bishore mu ngeso mbi. Sinzi uburyo umwana uzanga kumubwira, kumusobanurira. Hari n'abo babaza ati umwana yakubaza warangiza ukamubwira ati mvana wimbwira ubusa, uri kuvuga ibintu bibi, wabikuye he, ugiye kuba indaya, ugiye kwigira karashika. Ugasanga noneho ibyo witaga ibintu ngo uri guhisha ngo utaramusobanurira bibaye bibi. Ubwo rero icyo musabwa nta kindi ni ukugira ngo rwose musobanurira abana banyu rwose ubuzima bw'imyororokere uko bahagaze. Soza rero iki kiganiro cyacu nk'uko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, turacyari kumwe rero n'abatumirwa bacu batandukanye nk'uko mwagiye mubumva rwose. Niyo mpamvu rero turakomeje twibaza tuti ese ibi bintu bimeze bite? Sinzi impamvu mwese mudatanga ibitekerezo, kuko ibitekerezo byanyu birakenewe. Niyo mpamvu mugomba kohereza ubutumwa bugufi, mugahamagara, ibintu bikagenda fresh. Dusoza rero turahera ku mutumirwa wacu w'umukobwa uranga muri studio za Vow Radio. Rwose turakubaza ati ese ni iyihe nama wagira aba bakobwa bishora muri izi ngeso mbi kubera imirimo itandukanye cyangwa se ibintu baba bashaka kugeraho? Ese ni nama waba hereza kugira ngo birinde izi nda zitateguwe? Nge inama nabagira nuko banyurwa n'ubuzima babayeho, kuko ubuzima turiho kuri isi ya none ntabwo ari ubuzima bwo guhora wifuza arubwira ngo wongeze ubuzima bwawe.
ugomba kubaho mu buzima bwawe, apana kubaho nk'ubuzima bwa runaka uko abayeho. Inama nabwira umukobwa, nyurwa n'ubuzima bw'iwanyu, bike bafite aba ari byo nawe uba ufite. Ntukumve ko wabaho nk'uko kana kabayeho cyangwa undi uko abayeho atari bwo buzima bwawe. Iga kunyurwa n'ubuzima ubayeho. Yesu wasarakoze cyane rero ati rwose mwabakobwa mwe mwishidukira iby'abandi, wikumva ngo runaka abayeho neza ati nawe ushaka kubaho neza nta bushobozi ubifitiye. Tugaruke rero kuri Asumani. Ese Asumani niye nama wagira urubyiruko rw'iki gihe ndetse n'ababyeyi b'iki gihe, kubera ko bamwe bibagiwe uburenganzira bwabo n'abandi bibagiye inshingano zabo. Ese niye nama wabagira ku mpande zombi? Namshukuru huyu dada yangu amesema vizuri, na mimi pia nampongeza sana. Anachokisema ni sahihi. Ninachohusia jamii kutoka upande mbili, vijana wa kiume na wasichana. Kwanza cha muhimu ni kuridhika na hali walionayo katika familia. Hiyo itamsaidia kutimiza malengo yake. Hicho kabisa ndicho muhimu, kuridhika na hali aliyokuwa nayo katika familia na mzunguko wake wa kawaida. Vinavyoonekana kwa macho mara nyingi huwa si ukweli, ni usawishi tu na kutupotezea muda na kupoteza malengo. Narudi kwa wazazi. Wazazi na wao pia warudi kwenye malezi. Kuna zamani za kale, kuna mtu mmoja alipotezewa na kuku wake majira ya saa 12, akawa anazunguka kijumba kwa kijumba, anauliza majirani, jamani, kuna njogoo wangu amepotea, hajafika hapa? Yule mama akamwambia njogoo wake hajafika majira ya saa 12. Akarudia kijumba kingine, akauliza tena, habari za sasa hizi? Akamwambia tuko salama, nimepotelewa na njogoo wangu lakini hajafika. Naye akamwambia hajafika. Kwa sababu ukimwona mwana mama ameuliza njogoo wake hajafika, ina maana jiulize, kwa nini mtoto wake wa kike au wa kiume ikifika saa 12 hajafika nyumbani, haweze kutoka nyumbani kwake akaenda kumuuliza jirani, mwanangu hajafika kipenzi, kweli hajafika hapa? Lakini muulize yeye njogoo wake, kuku wake akipotea, anaingia kijumba kwa kinyumba anauliza kuku wake. Lakini mwanaye akiingia masaa 12 hajafika, haulize yuko wapi. Kwa hiyo wazazi warudie kulea watoto wake vizuri, watimize malengo ya watoto wake. Na wazazi tena pia